Yego yego bavandimwe ndabasuhuza, ndabona mwabonetse rwose, mwatangiye gutegereza iki kiganiro. Nagiraga rwose ngo ntangire mbasuhuzanye urukumbuzi, mbasuhuzanye kandi ubushake rwose bwo gufatanya namwe iki kiganiro. Mu gihe nateguraga iki kiganiro nakomeje gutekereza amateka. Muri iyi minsi ndi gutekereza amateka y'u Rwanda cyane. Hari imvugo ijya ivuga ngo iyo Mutara yananiwe gufora umuheto aratanga. Wenda nzagira igihe nzabaganiriza narangije kubyiga ku banyamateka icyo abami b'u Rwanda ari amazina y'ubwami, Mutara, Yuhi, Mibambwe, icyo yasobanuraga. Buri wese yabaga afite misiyo igihugu kimutegerejeho. Mutara rero ngo iyo yananirwaga gufora umuheto, ni ukuvuga yatangiye gucika intege, atagishoboye kurwana ahari, ubu bamusabaga rwose kunywa amata niyo yaba akiriho, agatanga, akegura, agaha igihugu abagishoboye. Ikiganiro cy'uyu munsi, impinduramitegekere nimero ya 27 iragaruka by'umwihariko kuri Mutara wacu, iragaruka kuri Paul Kagame, ndetse insanganyamatsiko iravuga ngo ihirima rya Paul Kagame, dore urutonde rw'abategetsi bagomba kwitegura gereza. Murumva ko ni ikiganiro gikakaye, ariko ntabwo ari imvugo gusa, ndabibereka mu kanya koko ihirima rya Paul Kagame niba ritariho riregereje burundu, kandi kubera iryo hirima hari abategetsi bagomba byanze bikunze kwitegura gereza. Ndabasobanurira impamvu. Ntabwo ari iterabwoba, ariko igihe kirageze ngo dutangire dutekereze uko ibintu bizagenda. Mbere y'uko twinjira mu nsanganyamatsiko rero bavandimwe, ndabanza ndasuhuza abanyarwanda bari mu Rwanda by'umwihariko, ndasuhuza abategetsi bari mu Rwanda guhera mu isibo, nk'uko turi buganireho mu kanya. Isibo ni umuntu ushinzwe ingo 10-15, kera twabitaga abanyumbakumi, ubu ni isibo ry'intore. Ukajya ku mudugudu, ukajya ku kagari, ukajya ku murenge, ukajya ku karere. Naho ngarukira uyu munsi, ariko ndetse muraza kubona ko mu kanya turi buganire ku isibo n'umudugudu gusa byonyine. Mbere yuko tubiganiraho rero ngo twinjiremo, rwose ndasuhuza abo bategetsi ba mudugudu bose, abashinzwe imidugudu, abashinzwe amasibo yo mu Rwanda, abashinzwe utugari, abashinzwe imirenge. Ndabasuhuza aba executive b'imirenge, ba executive b'utugari, za komite nyobozi z'utugari n'iz'umurenge. Abo bose bitwa abategetsi mu Rwanda, abo bose bagize inzego zikoreshwa mu guhungeta abaturage. Abo bose ndabasuhuza uyu munsi, nibo tuganira, nimwe tuganira uyu munsi, ko mbafitiye ubutumwa, mbafitiye ubuhanuzi, mfite icyo ngomba kubabwira uyu munsi rwose. Babategetsi, dore urutonde rw'abategetsi bahungeta abaturage bagomba kwitegura gereza. Rahira ko mutari muri abo, naho mu kanya. Ubu ndahererera ku itangazo gusa. Itangazo ni ngombwa ko ndikora kubera ko kuri iyi chaîne dukoresha kuri uru rubuga mfite message imbwira ngo 60.02 by'abakoresha iyi channel ntabwo bakanze kuri s'abonner cyangwa subscribe. Ibyo rero bintera ingorane zikomeye, kuko mara gutanga ikiganiro ngasubira inyuma nkagenda ncyoherereza buri wese, ndetse nkacyoherereza n'abarangije kukibona. Hari benshi bamubwira ati ngewe rwose nakanze kuri subscribe, nkana no kuri kakayogera kugira ngo ikiganiro cyose kije nkibone, ntiwizirirwe wongera kunyoherereza. Ariko kubatandukanya n'abatarabikoze mfite muri contact zanjye nko muri WhatsApp birangora rwose. Niyo mpamvu mujya kubona mukabona mwese nongeye kubiboherereza, bimfata amasaha menshi cyane rwose. Mumbabariye bavandimwe, mumbabariye kugira ngo turusheho kuganira neza.